So usibye ko ikintu tutarakira neza no kutarakira ko music yacu kiri gutangira byatari. Nko mu gihe tugezemo bro, mu gihe turimo muri 2025 nta muhanzi wakabaye ko umuziki ari solo. Kandi almost 98%, 99% abanza mu Rwanda uri solo. Bro ntabwo wajya muri studio ugiye guterura amatara, ugiye gushutinga, ugiye kuyaploadingira amafoto, ugiye kureba imyenda, kubanega bambika imyenda, nyine uri muri iyo circulation ubwayo ku giti cyawe bro, ntabwo ibyo bintu wabishobora. Niyo mpamvu nyine usanga umuntu udafite iyo team yikokoye ibintu byose kugira ngo apushinge. Umuntu agahita amuhamagara afite igitano uraza kuri kubita, ubu mufashije nese yabyanga. Ariko ajyayo nabwo ari kurogereta, kuko asanga ugerayo ugasanga ugiye kuririmbira abasinzi bari kunywa amayoga, no ugasanga binjije no mu boss ari kukwinjirizaho yonyine ubaze nk'ukuntu aba ari kwinjiza, wowe yagukubye nk'icuro nk'igihumbi. Uri kumva? Ariko kubera ko life uri kuba muri ako kanya ntabwo kwemerera kubigira intambara cyangwa kwifunga. Ahubwo tugaruke kuri ako bantu ku team. What's the important ikintu kirenze cyo kugira team, kuko team n'ubundi nuko twicaye hano turi gukora podcast. Amuja mufite kamera, amuja muri kuri kwitara bimeze n'iki. That's a team. Urumva amuja making is sure ko gura gutisije t-shirt. Urumva that's a team. Ntabwo ngiye naza hano ngo nagutuma cyangwa tugiye kuganira ngo byose mbikora. Kuri wowe nyine importance of the team. Team ni ibintu umuntu wese azi bro, ni ibintu biri naca ku isi. N'inyamaswa z'intare zirenze no kuzihiga ari team bro. Ntabwo ihiga ari imwe, ukumva nazo zigenda ziri team. Ibintu byo bro ntabwo wakora ikintu kitarimo team ku isi, ukumva ikintu cyose ukoze uri umwe hari limit kigeraho kikagarukiraho. Ariko mu gihe hari imbaraga mba mfite ngiye nyine ku giti cyanjye kuko nyinshi, ariko ibaza yisengera izindi imbaraga 5 nizugumva mwawe babiri bishumwe. Babiri bishumwe, niyo mpamvu uzabona umuhanzi ufite rebo ikamurekura umutumuburirwa irengero, nawe ntabwo yabona ahandi hantu ajya. Nk'ubu ngubu ndimba ndi solo muvugisha umunyamakuru agahita nca amazi, kandi ntabwo nakwiye kuba ngiye muhamagara. Ariko ufite nk'umumanager w'umukobwa cyangwa unabizi ibyo bintu uri n'ahantu management yarasine ibahamagaye, dufite umuzigo mushyashya tugiye gusohora ati turi gutegura, hari ahantu henshi turi gutegura ama interview n'iki, natwe twashaka kubashyira muri schedule, muraduha uwuhe munsi n'iki. Ahita byumva. Ariko ari wowe rasine umuhamagaye n'iki ni rasine ni yaragatera gashaka musara tabanza kugushyiraho pareye. Uko ngo baranshakaho iki kumbaza iki. Urumva team nyine utamuka muri iki nari wakamasha no kutavuga gusaba ahubwo agahita none akugora byataye. Ariko ibaze nyine nawe Kendrick aguhamagaye muri Amerika ari gikora kuri video focus Kendrick akabahamagara ati mbabarira ngo mbabarira ngo ndashaka kuza mu uza muri show yawe, we tubica amazi wagira ngo ni scam. Ariko umuntu aguhamagaye ni manager wa Kendrick cyangwa Rasine, ikigano cyane turagikunda, mwatubonera time ryari wahita ubiha agaciro byatari. Kuko none uwo muntu abafitemo uburyo afite na talent yindi yo kuvuga neza kurenza ngiye ukunda, kuko ngenda umuraperi cyangwa umuririmbyi, ariko nshobora kuba afite na talent yo kuganira buri wenda mfite confidence nyinshi cyangwa nganira mu buryo budakenewe nazi business. Ni nayo mpamvu n'ibyo bitaramo twavugaga ubukene nk'umuntu wenda ugenda akavuga ati mfite umuhanzi wanjye muri ibikorwa byiwe, dushaka ko mu imipira yanyu ya TCG umuhanzi wacu umwamamaza. Uwo muntu ko ari businessman ari ibintu bigize akagucuruza ibintu byawe akabivuga. Ariko njye ninjya kuganira n'uwo muntu ugazatangira kunkoresha interview abanza se ubundi we ni wawo ubundi najyaga mbona. Urumva ni team nicyo kintu cya mbere kiba gikeneye none muri iki gihe turimo, ni ikintu cyangombwa bya hatari. Ariko ugakora na team muhuje na none vision yapana kuvuga ngo wenda ngo nuko ngo bisobanire umuntu ushaka kuba mufite intego zimwe, mufite nyine focus imwe tu. Nkuko ambwiraga nk'umuntu w'amatara, ibaze uramutse wikorera ibintu podcast bamanitse ibintu byose ukabura no gukamera uri kugaruka ukareba niba turi muri angle imashini gate kuzimana, niko kara y'umuhanzi mu Rwanda imeze. Wajya kumva se ya kamera cyariho ukongera ukagaruka recording ukajya no kubyigira nka bikatsinga. Niko bigenda music yo mu Rwanda, niko bimeze. Wishyura audio ukajya kureba director, ajya badafite amatara n'amatara ukayitwaza, uri kumva ubwo nyine ugomba kwiga no kwiditinga promotion ugomba gutigita bro. Ngiye nkubwije kuri ibintu namaze kumenya ko mu muziki kwiditinga, ngiye gukora cover
ibintu nari nkeneye kumenya bro, ntabwo nari mbikeneye kubimenya. Ariko nabonye bigenda bivamo amafaranga menshi cyane nari no kuyinjiza, ndavuga se ubundi kuki n'umuntu akorera ibiboro, kuki nabyiga nkabimenya nanjye. Ariko ngiye mu biboro bitari ibyanjye bro, ngiye muri kaya y'undi muntu. Kubera iki? Kubera nyine gukora ibintu nta team irimo. Rero team ni ikintu nashishikariza no mu Young G's uri kuza wese, nukora umuziki uri wenyine ugira ugacika n'intege, ariko igihe uba wacitse intege umuji akaba ati bro wicika kinyuma tujye muri studio twagiye, cyangwa akakuzana andi makuru mashya, n'andi ukavuga ati no bye boro twe twaragize. Hari amakuru tuba dufite bro, hari ama opportunity menshi y'abahanzi abahari, ariko kubera kutagira amatimu ntabwo tuba tubizi. Hari ama festival ushobora kufite nk'umuntu uzi boro y'ama festival, usanga nk'umuhanzi, hari abahanzi mu Rwanda batagira YouTube channel bro bamaze imyaka 20. Ibyo ni ibintu biri ariko byanyabyo. Hari umuhanzi utagira Instagram, ukumva ibyo ni ibintu biri ndenda nabazi, atazi no gupostinga bro, atazi no gupostinga, ukumva. Ariko ntago ari ikibazo, yakaba ashaka umuntu wimukora ko umwanya ntago yawubona, cyangwa aravuga ati ibintu ntago mbikora niki, kandi ari wa mugani yashaka team, yashaka umuntu ubikurikirana n'isuya buryo umuntu amushaka mubona. Abasani benshi kubera ama harassment y'abafana birangira kuri telefone, kujya gukora muhamagara ko twakubuze warazimye, wangu narazimye bagiye nawe bagiye guhamagara nk'umufana agaguhamagara bro. Ibyo birarigewe umufana akaba yabonye nka phone nimero yawe. No, ibyo uri kuvuga biroroshye. None atagututse se ataguhamagara ari kugutuka ahubwo ati bro imiziki uzayivemo ntabwo nkwemera, ari kumva wenda muri comment ndabyumva kuri YouTube, kuri call niga baraguhamagara. None hari igihe n'umuntu aguhamagara gukeneye nk'ubufasha runaka atazi na situation urimo, wakaba yizeye yuko ibyo bintu agomba guhita bibona byatari, wamukatira cyangwa uri busy bagahita bakubita nk'aka message ka danje cyangwa whatever. Bikarangira umusanira atagishyiraho amatelefone, kandi wakaba ufite team n'ubundi y'akazi, ukaba ufite nimero yawe. Hari udukode mu mafone yose, none hari agakode kandi ejo muri kanya KDMD abari KDMD. Uyu muhanzi muhamagaye ngo nabwo umuhanzi, uyu muntu muhamagaye ngo uri mu masengesho ngo mugere mu kanya, akaruka amasengesho karaje mbese ubwo ne bya ndi by'ama voice note abaniga recording ijwi ryiwe wari mu bego muri MTN na reka uyu muntu muhamagaye ngo ari mu masengesho ngo mugere mu kanya, hano mwandikira message ngo uri mu masengesho ugataka ukano, nanjye nahamagaye muji nsanga karimo, nawe ushyiremo mu masenge ni kanyarira. Rero ikibaye yako telefone, impamvu ikora telefone y'imana stress z'abantu baba bagutesha umutwe bro. No gutesha stress bifite n'ibyo bibazo nk'igihumbi, bavuga ati mwese undi ko nawe uragwamagara ngo ibiciro bwe tugikura n'undi ugamagara abashumi bawe byatari. Ariko the team ni ikintu kiri necessary byatari muri iki gihe tunarimo. Ariko ni cyiza nk'ibyo ushobora kugira line ebyiri, line y'ubuhanzi bwawe nyine n'abantu bashaka kugushika cyangwa n'iki, umuntu akaba ari ugitabo wewe ukamureka, ariko ufite na ya line uhereza abantu n'iki, kuko iyo ufite team nyine niyo nimero wowe urahemberwa kwitaba, udutuka mwitaba gute mwitabe byose n'iki. Ni ya team twavugaga rero akamaro kayo. Team ariko ni ingenzi whatever we do muri life, usibye n'umuziki, mu buzima bwose kabisa mu bwose ntabwo wabugenda basolo. Solo ni mbi cyane, suicide. Ariko nanone solo iruta kugenda n'abantu mudahuje intego, nanone ni ingenzi. Mudahuje intumbero wagenda uri solo naribi. You trust yawe bahe uri gutrustinga nyine tu, urabizi hari abaji muhura muri bendo n'iki, ko musangira akantu n'iki cyangwa ukabita amaji, ariko wenda the not real trust nyine. How do you trust? Nje trust yanjye ikintu cya mbere ni umuntu ugira gahunda. Ngiye dupanze gahunda ukarenza igihe cyangwa nkabona nyine ibintu nta gahunda birimo, ngiye trust iba yagiye ako kanya kabisa. Kuko personally ku giti cyanjye nkunda ibintu nyine biri umuntu uri sharp byatari, ko nanjye ndi sharp. Niba twumvikanye ibintu nyine bite bikorwa bive mu nzira, inongere kuguhamagara ndi kubikwibutsa cyangwa umamagara uri kubinyibutsa, bishobora kuba ko umuntu yagotwa, ariko hari igihe biri defo byatari. Rero trust yanjye iva ku muntu nyine ugira gahunda tu. Urumva niba ukeneye umucongo mwiza
you know where to go. Kigali Clipper Zone kwa wa Muchongo, kwa wa Munige, one of our biggest sponsors. Ariko naho nimba hari abantu ushaka gutama batama babandi bajya bakwishyura gake gake. Nta muntu ufite uwo gutama ngiye kabisa. Ese nawe uranyishyura ngo mbivuge. Urumva nyine dufata ubukamasho break. Sometimes tuba tugomba kwamamariza abakire baba badutayemo na you never know man. For sure. Urumva rero bro, video focus man wigeze kumamagara rambwira ati boro ni sawa. Aho niki cyaguteye kubikora nyine ukambwira ati bro ngiye nkunda ibintu byiza bya hatari kandi ntanga shout out ku muntu uri mu kazi keza bya hatari tu. Rero kuba naraguhamagaye nkabikubwira kuko nyine byari byiza tu. Hari bibi ntago naguhamagara. Ariko none se kuki ahubwo noneho biratugora gutanga nyine credits cyangwa shout outs muri culture yacu wenda sinzi impamvu nyine bitugora wumva ukabona umuntu akoze utuntu twiza ariko bikakugora bikomeye. Ariko kuba wabikoze buriya nyine nanjye impamvu nuko byantunguye. Yagiye nikomeze tungiye nanga shout out kabisa nibwo ubuzima njye nawe kumvira positive gusa tu. Numva ko umuntu akora ikintu ndacyubaha kandi nta muntu wamera nkanjye tu. Buriya ikibazo impamvu adatanga shout out buri munyarwanda bashaka ko umera nkawe. Kandi turatandukanye byataye. Iyo umuntu nimba nambara nk'uko nguko umuntu utambara nkanjye banumva atari umuniga. Kandi afite uburyo bwiwe nawe yirebamo akabona ati kandi twese abantu bari difference nibwo banahuza ibyaje bya timu twavugaga. Twese tuzi kurapa nkanjye cyangwa dukora podcast ntabwo byahura abantu ntabwo abantu bakina ku mwanya umwe ari bamwe. Rero umuntu ukora ibintu byiza abakeneye courage. Abakeneye kumuha shout out buriya nyika yuko ijambo nakubwiye icyo gihe wenda sinzi uburemere wenda byagusigiye ko nyine bivuze bitewe n'ibyo ndi kubona n'uburyo ndi kubyumvamo ariko nzi ko byagoye imbaraga nyinshi cyane no kubyibuka nzi ko ari courage. cyane nasubiye inyuma ndeba no du podcast twa kera nwigaho ndangije ndagira gute nongera ndavuga ati ni akazi nuko bigomba kugenda nimba hari umuntu nyine no bro hari guhura n'umuntu mu nzira yigendera sibyo umumotari cyangwa iki akagwa ati niwe Racine ati ndagukunda urumva iyo ni compliment arakuyifata none hari na compliment ya wa muntu none uzi uri muri industry uzi wagwana uzi akaguha compliment. Those are two different things. You feel me? Biba ari na challenge bro. Biba ari na challenge wowe uko mu challenge kuko mba bumva kuvuga ati Racine nimbi ibintu abikurikira kandi Racine ari umurasiste. Tugiye gutangira kumbura system bro. Uyo yakora Racine umurasiste bro. Ntabwo arubizi bro. I'm not racist. Ariko nabigusobanurira raciste ndi kuvuga ntabwo ari nayumvishe ni raciste y'ibintu bitari real bitari numvishe ari nziza cyane kubera ko ubwo najyaga njenjeka naraba umurasiste neza. Ntabwo ari ya raciste y'uruhu ni raciste y'ibintu bitari real bitari standards bitarimo inyungu. We not doing that shit. Ntabwo tugomba kubikora.